Hi everyone, ikaze nanone kuri YouTube channel yanjye ari nayo yanyu yitwa Fisher TV. Hanyuma rero ndagushimira wowe wakanze kuri subscribe, ndagushimira wowe udahwema gukurikira ibiganiro byinshi byiza binyuzwa hano kuri YouTube channel yanjye ari nayo yanyu yitwa Fisher TV. Ndagushimira wowe usangiza abandi ibi biganiro, wowe ubereka uruhare nabo bagomba kugira, ubereka ibyiza biri kuri no YouTube channel. Ndagushimiye, Imana iguha umugisha. Nawe utarakanda kuri subscribe, ndagusaba kubikora uyu munsi kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Hanyuma rero tudatinze reka mbabwire icyo tugiye kuganiraho uyu munsi. Uyu munsi ndakeka uraza kuba ari special, uraza kuba ari umunsi udasanzwe. Turaza kuvuga ibintu byose biza uza kumva ari ingenzi kuri wowe, bantu bakunda umupira, bantu bihebeye umupira w'amaguru. Mwegere hino tuganire, mwumve bimwe mu bintu utaruzi, utigeze umenya, ugiye kubimenyera hano. Rero uyu munsi tugiye kuganira ku ishyano ryabayeho mu mupira w'amaguru kuva football yatangira. Ishyano ryabayeho kuva football yatangira kugeza uyu munsi rikomeye, ryahinduye ibintu byinshi, byahinduye amategeko, byahinduye n'imigenere n'imigendekere ya football kugeza uyu munsi. Ubundi football ni umukino w'amaguru ukoreshwa amaguru, ugira amategeko awugenga. Football ku bafana ni ibyishimo, ku batsinze football ikaba umubabaro ku bantu batsinzwe. Hanyuma rero ngiye kubabwira ishyano ryabayeho kuva football yabaho ku isi. Ntabatindiye, ishyano ryabayeho rya mbere ryitwa Heysel. Ni ishyano ryabayeho mu mwaka w'1985, ryabaye ahitwa mu Bubiligi. Iri shyano ryabayeho kuri finali ya Champions League, aho yari umukino wahuje Liverpool ndetse na Juventus. Nkwibutse ni mu 1985. Icyabaye ni iki? Abafana bateje imvururu. Bamaze guteza imvururu, urukuta rurasenyuka, igikuta cya stade cyose kirasenyuka. Hanyuma abantu 39 barahapfira, abandi 600 barahakomerekera. Ibyo byatumye amakipe yo mu Bwongereza ahagarikwa mu marushanwa mu gihe kirekire. Ndaza kubabwira igihe yahagarikiwe, ninjya kubabwira zimwe mu ngamba zafashwe kugira ngo ibyabaye bitazongera. Ntagutindiye, icya kabiri, habayeho ishyano ryitwa Hillsborough. Hillsborough yabayeho mu 1989, iba ahitwa mu Bwongereza. Iyi yabayeho mu mukino wa FA Cup. Abakurikira football barabizi. FA Cup ni nkuko twavuga ni igikombe kibaho gihuza amakipe yo mu Bwongereza, nkuko hano mu Rwanda duvuga ngo ni igikombe cy'amahoro. FA Cup nayo ni umukino uhuza amakipe yo mu Bwongereza bakina. Hanyuma abafana bashyizwe ahantu hato cyane hashoboka. Hanyuma nabo barasunikana. Bamaze gusunikana, bamwe muri bo barapfa. Abantu 97 b'abafana b'ikipe ya Liverpool barapfuye icyo gihe. Murumva yuko Liverpool yari yaribasiwe bikomeye muri iyo myaka yo mu 1980. Nayo yahinduye amategeko menshi, byatumye amategeko menshi ahinduka. Ndaza kubibabwira. Ishyano rindi ryabayeho rya gatatu ni Estadio Nazario. Estadio Nacional yabayeho mu 1964.
iri shyano ryabayeho aho ikipe y'igihugu ya Peru yari yahuye n'ikipe ya Argentine, nabwo haba imvururu, hanyuma polisi ikoresha ibyuka bya byuka tuvuge nka gaze, hanyuma abafana birukira mu marembo afunze, nabo baragundagurana, bararwana, abantu 300 bahita bahapfira. Iri ni naryo rifatwa nk'ishyano ryabayeho rikomeye mu mateka ya ruhago. Hari irindi ryabayeho rya 4, iri ryo ryabayeho muri Afurika ahitwa muri Ghana, ryiswe Accra Sports Stadium. Accra Sports Stadium, abafana nabo habaye imvururu, polisi ikoresha ibyuka biryana nka gaze, abantu biruka bashaka aho gusohokera, hanyuma abantu 127 barahapfira. Irindi shyano ryabayeho ni ryabaye rya Ellis Park. Ellis Park ryabaye muri Afurika y'Epfo, ryabaye ku mukino wa derby ya Kaizer Chiefs na Orlando Pirates. Stade yakiriye abantu barenga ubushobozi yari kwiriye kwakira 43, nabo bagira gute, barahapfira. Reka mbabwire irikomeye cyane nkuko nabibabwiye, ni ishyano rya Estadio Nacional ryabayeho muri Peru, aho ikipe ya Peru yari gukina n'ikipe ya Argentine. Hanyuma byagenze biti, umusifuzi yanze igitego ku munota wa nyuma, abafana bararakara cyane, hanyuma polisi ikoresha ibyuka biryana. Maze gukoresha ibyuka biryana, abafana birukira mu marembo asohoka, ariko ayo marembo yaragize gute, yarafunze, hanyuma abantu barahapfira. No kuvuga ngo abarenga 300, abantu barenga 300 bose bagize gute, barahapfiriye, abandi 500 barahakomerekera. Iryo ni ryo shyano rifite umubare munini w'abantu bapfuye mu mateka ya ruhago. Hanyuma rero, uburyo umutekano wahindutse cyangwa se uburyo hagiye hafatwa amategeko yandi, nibyo ngiye kubabwira ugereranyije n'ibyo ngibyo, ukurikije ibyo byagiye bibaho. Imiryango isohoka, no kuvuga ngo ukurikije uko abantu bagendaga basohoka, imiryango isohoka mu mastade bashyizeho itegeko yuko igomba guhora ifunguye. Niyo mpamvu nujya muri stade yose uzajyamo, ntabwo imiryango bajya bayifunga. Uramutse uyifunze wafatirwa ibihano bikomeye. Ikindi, bafashe amategeko washyiraho umuryango urenze umwe wo gusohoka muri stade. Umuryango urenze umwe wo gusohoka muri stade. Niyo mpamvu hari amastade bagenda bafunga kubera ko abatujuje ibisabwa. Ikindi, hafashwe ingamba z'uko nta byuka biryana nk'amagazi bizongera gukoreshwa mu mutekano, mu kurinda umutekano muri stade. Nta mupolisi wemerewe gukoresha biriya byuka biryana muri stade cyane nka gaze. Ikindi, umutekano washyizwe mu biganza by'abashinzwe stade. Kuvuga ngo iyo stade yashyizwe, niyo abashinzwe iyo stade nibo bagomba kumenya umutekano w'abantu binjiye, nibo bashyiraho gahunda, niba ari n'abapolisi ariko nibo baba bayishinzwe uwo mutekano. Ikindi, bashyizeho ko imyanya yo kwicara gusa mu mastade agomba kuba harimo imyanya yo kwicara gusa. Ibyo byabayeho nyuma ya bya bene nababwiye bya Hillsborough byabayeho mu Bwongereza. No kuvuga ngo stade zigomba kuba zifite aho kwicara, cyane nko mu mastade menshi y'i Burayi, ndetse wenda nka muri Afurika, ariko amastade menshi y'i Burayi nta mufana ugomba guhagarara, kandi buri mufana agomba kugira aho yicara. Ikindi, indi ngamba yafashwe ni ukugena ubushobozi ntarengwa bwa stade. Stade ntigomba kwakira abantu barenga ubushobozi bwayo.
niyo mpamvu ntago stade igomba kwakira umubare urenga abo yagenwe cyangwa yagenewe. Ikindi hashyizweho kamera zigenzura umutekano muri stade kandi zigezweho. Hashyizweho CCTV cameras. Izo CCTV cameras zigenzura uburyo abantu bicaye, umutekano wabo, ku buryo hagize n'uteza ikibazo cyangwa imvururu bahita babibona byihuse. Buriya nujya muri stade ntukagire ngo ntago bakureba cyangwa ntago bari kukureba, ku buryo wakora cyangwa ukarwana bahita bakugeraho byihuse. Ikindi nuko bashyizemo bimwe mu bikoresho bigomba kwifashishwa mu gihe haba habayeho ikibazo. Ikindi ibihano bikomeye ku makipe ndetse n'amashyirahamwe. Iryo ni icya 6 itegeko ryabayeho nyuma ya ryari n'ababwiye rya Heysel. Amakipe yo mu Bwongereza bwo ya Heysel mbibukije ni ishyano ryabayeho mu gihe hariho Champions League yahuje Liverpool ndetse na Juventus mu 1985. Hanyuma ayo makipe yo mu Bwongereza yahise ahagarikwa imyaka 5 i Burayi atongera gukina imikino mpuzamahanga. Ikindi amakipe cyangwa se amashyirahamwe ashinzwe ayo makipe niyo agomba gukurikirana ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo nk'urugero nka Ferwafa igomba kuregenzura ibyo byose niba bishyirwa mu bikorwa cyangwa se byose bigize bikorwa kandi neza. Nayo mpamvu usanga kugira ngo stade zemerwe haza amagenzura, hazaho iki, bakohereza abakozi ba FIFA, bakohereza n'abandi bose kugira ngo bagenzure bavuge ngo ese amategeko arubahirizwa cyangwa amategeko ntiyubahirizwa. Ngibyo rero byabayeho mbibukije. Nababwiye ko hari ishyano ryabayeho kuri finale ya Champions League yabayeho muri 1985. Iyo yahuje Juventus na Liverpool, aho abantu barenga 39 bose bapfuye kubera gusunikana. Icyo gihe nababwiye yuko ari igikuta cyasenyutse. Igikuta cyarasenyutse, abantu barahatikirira, barenga 39 ndetse na 600 barakomereka. Ngibyo uko byagiye bigenda. Nababwiye ko muri Afurika abafana bakoze imvururu, abantu 127 muri Afurika, ubwo ni muri Accra, ubwo muri Ghana 127 bose barahatikirira. Hanyuma rero ndagushimira wowe wakanze kuri subscribe. Dukomeze kubana umunsi ku munsi. Ciao ciao, ndabakunda.